ahandi agacomekamo ibuye rya diporome nziza abonye, ugasanga icyo n'ikihagurukiyeho hanyuma yubatse urugo. Yego. Kuko ya fondasiyo yubatswe n'ibyo bintu idafashe, nyuma y'umwaka muto, nyuma y'umwaka umwe, nyuma y'imyaka ibiri, agasanga amataye yonyine atarwubaka ngo bikunde. Ko nari numvise akari. Yes, ugasanga ko amataye yonyine ntabwo arwubaka ngo bikunde. Utiyoti harimo n'umuriro. Warangiza utariko utinywa amazi, kandi ayo mazi numubwire ngo ajye kuyizanira, uyamuzanire. Uzi ko mperutse kurwara umutwe. Mperutse kurwara umutwe. Mutwe urandya. Atashye ndamubwira nti kana umutwe uriho urandya. Aramubwira ngo se nta binini ufite. Ndari namubwira nti ntago njye nta binini nywa, sinkunda ibinini. Ariko niba ari Imana, niba yarigaruye araza ahita nkoraho gutya ko umutwe ukira nkumva. Yes. Urumva ndaryama ndasinzira. Twagiraga igihe kinini cyo kuvugana amakuru meze gute, dupanga ubwo dore ko twanabupanze mu buryo bwirukanka. Wari waramuteye inda se? Oya, namutera inda nta twikomereza. Bana baramwiba. Rero tugeze mu rugo garukira. Tugeze mu rugo kandi bikababaza umugore, bikatubabaza. Umugore aba akeneye ko umubwira amakuru nk'uko nawe ayaguha, ariko muri bwa budasa bw'abagabo n'abagore ibiri gushoboka. Niba mugeze mu rugo yakugejejeyo, hanyuma araturuna paje, naturuna paje ahita atagetinga ku byo kubaka urugo, ku byo gushaka ubuzima bw'urugo. Hasta aho ntuharenge. Bitavuze ko yakwanze, umbindikiranye bitavuze ko yakwanze. Kuki nase urwo rugo we ntago abaje kurwubaka, dore ubwo wowe umpaye n'amakuru meza. Icya mbere menya ko uyu mugore hari ikintu wamubitsemo nicyo aje akurikiye, kandi uru rugo muje kurufatanya, none ugiye kumusaba ko we yubahiriza ya nshingano. Wabyumvise abadukurikiye tujya no ku musozo. Ni ukuvuga ngo wa wundi wa mugabo wanjye nkeneye ya makuru, ngeze mu rugo kandi ayashaka, aho nyashakiye ziba yambwirira. Kandi nanjye mugore nkeneye kugira ngo nce bugufi mwubahe, mugandukire, niga kumenya wa mugabo wanjye imiterere ye, ariko ugasanga bise byihindukiza. Oye sereka amashimire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano ku Izabisohoza TV. Mushumba n'ubundi tumugireho umugisha. Muraho neza mushumba? Twese turabashumba se turamenya. Oya ndahera ku burya ijya kurisha ihera ku rugo, kandi singiye hano rero. Nyine singiye urana kwaki. Okay, none ku rugo se ni hehe? Gucyo unyenzaho ko. Ubundi wazanyimitse nkazamu. Oya ahubwo ubona kugira intuzi. Wangira iki? Nakugira umwana mu rugo. None se ihera mu rugo. Ihera mu rugo, nanjye niyo mpamvu tugira umugisha wo kwakira. Nyine guhera mu rugo irahera kuri mushumba. Ubwo kwakira mushumba muraho neza. Reka ninywera gasoda mu nguriye. Amahoro cyane. Mani ishimwe. Bakuguriye agasoda. Ko baguhaye. Turi muri hoteli se. Akinuza. Uko nkiri. Okay. Mushumba amakuru. Amahoro. Namahoro turashima Imana. Yego, tumeze neza. Okay. Tuje abantu bari burengerazuba ariko umunsi ntere mu majyepfo. Abantu b'iburengerazuba mwiyumvise muretseho gake. Ntere mu majyepfo, Imana y'amahoro ibaho umugisha n'ukuri. Mwabyaye Shuje Muhanga, Huye, Nyaruguru. Na Nyaruguru. Na Ruhango. Ruhango. Yego. Na ntuza na Nyamagabe n'ahandi hose. Intara y'amajyepfo yose ndayisuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nyakiye ku Izabisohoza TV. Nsuje abantu bari burengerazuba, iburasirazuba, umujyi wa Kigali na gatandatu y'abadiaspora. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Ariko cyane cyane nkunda abantu bakurikirana ibiganiro banakanakurikirana n'umuntu. Ariko musho hano hari abantu bagiye gukurikirana inyuma ya kamera, bakavuga bati mushumba uyu munsi ari wambaye neza, Imana kumpera umugisha. Inyuma ya kamera nzabikubwira. Pastor Alex baramukurikira. Ari umushumba mwiza, uzi status ye, amagambo meza bariho. Cyane. Reka nkubwira akantu. Nabonye TikTok. Ntabyo muzi. Mushumba afite TikTok iryoshye. Aha, ntabyo muzi. Nayo tuyibahayeho ikaze. Tuyibahayeho ikaze, yitwa Izabisohoza TV. Iyanjye yitwa Pastor Fanny Ufufu.
ubuse ko twamamarije kuri cano kubera ikizi nanjye manze munyishyure geze uko munyicaje muri kamera mbese twakuguriye fanta inywe niba itari bugaruke mbahaye inkoni ngaho muyiragire munayiragize. murakoze cyane. Turabashimiye kandi dushimiye mushumba Pastor Fanny muhaye ikaze bya Burundu. ko kantu ni kabi Karibu. Burundu ni kabi Pastor ni kabi. Oya kubana n'uyu mushumba ni iby'umumaro kandi ndabyishimiye cyane. Amen. Ngo haye ikaze mbikuye hano kundi baye mutima. Bisobanure ko dusanzwe n'ubundi turi inshuti. Bisobanure Ibyo niho uri butivuge. dusanzwe turi inshuti Pastor rwose nta kibazo dusanzwe dukuriye nta dayimoni rero Burundu nanze nuko ntava kwa Gabriel. Oya. Ikaze ya Burundu biva kwa Gabriel sinayigo. Burundu Okay. Pastor, bamaze kukwakira nanjye nongeye kwishimira kubana nawe mu kiganiro. Imana y'amahoro ishimwe kandi yagwe icyubahiro. Bantu bari kuri Pastor Fanny Official niyo mwazi uru rugo ni rumwe icyo badahuje baza ariko ntibazana amaturo muze Pastor muri covid kera najyaga mvuga ngo fire uba nkubwire mu gihe uriko cyagiye hazagaho bafunga isengero hari abantu bafungiye amatorero bahinze bavuga ati mujye gusengera kwa runaka turi inshuti ariko nimutureyo amatora agatanga kuri telefone ariko ukabona umukristo yaje yasenze yafashijwe ariko ntakore mu isakoshi no kwikora rero wamubwiye ngo ajye mu rusengero ihame ryo kujya mu rusengero ni ugutura byayo ufite ituro abe wanjye muze ariko nimuzane ituro bangura agafanta gato ntabwo ari nini yego uyu munsi rero mbahurije hamwe kugira ngo tubashe kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga umuryango nyarwanda n'umuryango wa gikristo. Iragira iti ni gute abashakanye amatunda yabo yahora yera kandi akanakomeza kuryoha. Ubwo urubyiruko muri rusange abahungu n'abakobwa nyine batarashaka bashaka rwose bo bacyumve bashizemo ekuteri. Hari ukuntu ushiremo ekuteri ku yindi telefone ahubwo wowe niwe uri ubatera ku cyumva iryo waruvuze ryari ryumvikanye urasobanura ibiki yego iyo nsanganyamatsiko mwayumvise ariko tunirinda hari uko amatunda yagumaho kandi akaguma aryoshye tunirinda yuko imashini z'abashakanye bakoresha bubaka urugo bazijyana kuzingisha basize ibibanza banubaka bashyirayo amatafari ntuza n'imbariro batera bazirika bakomeza kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi badasanga bimwe mu bice byakabaye bikomeza urugo bakabisanga mu baturanyi noneho byajya mu baturanyi bikaza byagimbye babifashe na piyese zafungutse. Murakoze cyane mbahaye ikaze mu kiganiro. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Agapira nakanya. Murakoze cyane. Ngira ngo ni topic nziza ni intego y'ikiganiro nziza ngo ni gute amatunda y'abashakanye yakomeza kwera cyangwa kuryoha ntahundure cyangwa ntaragarike. Reka tubaze nsobanura aka kantu turashuje abantu bose bajya badukurikira banankurikira cyane cyane. Pastor Alex dukunze kubana mu magurupe y'abubatsi y'imiryango tugira bwo dushuje abatuza abo tubanamo kuba iyi topic tugiye kuyivuga nuko dusanzwe tuyizi hari uburyo tuyigaho kandi twubatse kugira ngo tubashe kugufasha wowe udatekereza ko hari abantu batekereza ko batabana ko bagiye muri ibi bitewe nuko hari amagurupe tubamo kandi tugenda tuhakura inyigisho nziza ndetse ari n'ikiganiro twakoranye kuri Radio Rwanda nacyo cy'umuryango cyakunzwe na benshi niyo mpamvu tuzanye umusanzu wacu. Mu by'ukuri
mbere na mbere ikibazo uyu nyamakuru atubajije, ese itunda bwa mbere cyo rijya kuba itunda ryari, rijya kwera ryari? Ese iki gikorwa kizana umusaruro ryari? Nuko cya giti cyangwa se cya gikoresho y'amashini, ni uburyo wayifashe, wayiguze, kuyigura ni kwa kuzana wa mugore n'umugabo bagahura, bakoza ya mashini bakayifunga, bakayifunga bakareba ko ari nzima igiye kujya. Ni cya kiganiro kiba hagati y'umugore n'umugabo. Noneho bwa buryo bwo kugira ngo iri tunda rihora rimeze neza kandi rizanira umusaruro, riribwe n'abo mu rugo. Ngiye ku giti cyanjye, ngiye gusubiza ubwo ku giti cyanjye. Ku giti cyanjye numva iki giti kigomba kuba gifite ubutaka gitewemo. Ubutaka buba bufite nyirabwo, bukaba bufite n'ibyangombwa by'ubwo butaka. Nyirabwo aba agifite ubutaka, n'andi magambo aba afite uburenganzira. Urubuto yateyemo rero agomba kurukorera. Yarukorera, ni ukuvuga ngo ni cya gihe ngewe ndi uw'umugabo wanjye, nk'uko biri bivuga, ndi uwe ntwarwa nawe, kandi tugomba gusezerana igihe. Ni ukuvuga kandi nawe nanjye ni uwanjye. Nimenya ko jye naguzwe nawe, nta handi ngomba kujya, ni wa murima. Irya tunda ririmo bivuze ngo ni ibiri muri jye, rwa rukundo byose. Uburyo rero ngomba kurinda, nzarinda ndinde n'ibyonnyi kwera kwaryo, nuko azishimira wa musaruro uri uva kuri cya giti yateye. Kuri cya giti yateye. Ni ukuvuga rero ngomba kurinda uwaza kona wese, nkica ibyuho byose, nkanyurwa n'icyo we ampa, nkanyurwa n'icyo ntabonye, ariko nkemera kubaho kandi ntakibonye kandi ndaho. Nibyo bya byuho nica kugira ngo ryatunda ritazatwara. Niko ngewe mbyumva. No gushyiramo ifumbire. Ngaho komereza aho nawe, ndakubaza bya bintu nakubaje. No gushyiramo ifumbire. Ari ifumbire ifumbira ayo matunda y'urukundo yo mu rugo. Umuryango ni ikintu gikomeye. Nubwo tuvuze iri tunda, duhereye kuri aya matunda y'urukundo, biratangaje ko iyo abantu bagiye kubana bakiri muri fiyansaye, umuntu aba ari sheri shushu, ni hani, ahamagara buri kanya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nyuma y'igihe gitoya, ubu dusigaye tubona hadashize n'imyaka, ukajya kubona ukabona ibintu biracitse, birayobye, abantu ngo bagiye gukora divorce. Kubera iki? Ko byatangiye ari byiza, ni iki cyatumye ayo matunda yo muri urwo rukundo atera atakiryoshye? Byagenze gute? Harimo ibintu byinshi, ngira ngo ubushize turi kuri Radio Rwanda twakigarutseho, tuvuga uburyo urugo twarugereranyije n'inzu. Yego. Dukora fondasiyo, inzu idafite fondasiyo byanga bikunda, nubwo yabisize amarange meza, nubwo yabigeretse, umunsi umwe iragwa. Yego. Yes. Icyangombwa, icyatuma aya matunda agumya kwera, nuko ifumbire yaba nyinshi. Ariyo nise fondasiyo. Iyi fondasiyo kanse nunyarukamo gatoya mvuge kuri iyi fondasiyo. Kuko ingo ziri kubakwa muri no minsi, urajya kubona ukabona fondasiyo bubakishije uru rugo yubakishije ibuye ryitwa amatayi. Ahandi agacomekamo ibuye rya diporome nziza abonye. Ugasanga icyo ni cyahagurukiyeho, hanyuma yubatse urugo. Yego. Kuko ya fondasiyo yubatswe n'ibyo bintu idafashe, nyuma y'umwaka muto, nyuma y'umwaka umwe, nyuma y'imyaka ibiri, agasanga amataye yonyine atarwubaka ngo bikunde. Ko nari numvise akari. Yes. Ugasanga ko amataye yonyine ntabwo arwubaka ngo bikunde. Kuko byanga bikunda, wenda turibuze kukageraho, mu rugo hagomba kubaho ubwo budasa bw'abo bantu bombi. Yego. By'ubwabyo ni ingenzi mu rugo. Ariko ntabwo kuba umuntu afite doctora ari fondasiyo, ari ibuye rikomeza imfuruka. Oya,
ahubwo reka komeza mimi komeza muri cyangwa se kuba kuvuga ngo ngewe nshingiye uko mbona uyu muntu nuko bamumbwiye akaribwa ugenda, iryo ntabwo ari fondasiyo y'urugo. Kuko uyu muntu, uyu jyewe cyangwa uyu wowe urihariye. Igihe rero ntashatse kumenya ubudasa bwawe, kwiharira kwawe, nkahora nshaka buriya iyo uje kubaka umeze nk'iri tungo bita ihene, buri ihene nubwo wayibwira ngo cuye umurongo kubera ijosi ryayo ihora ireba hehe hariya, ntabwo byoroshye ko aho ihene uyisize ari uyisanga. Iyo ugiye kubaka ufite imico nk'iyo ntabwo rwubaka, nta nubwo urugo ari ahantu ujya witeguye ko n'ibyanga ejo uzagaruka, sibyo? Ni ahantu ujya wiyemeje kuzagumayo waronka utaronka. Uyu munsi rero mushumba hari ikibazo cy'abavuga ngo reka tugereyo turebe tujye kweseye ibyanga tuzapfa, nta muntu wese yavuruga kweseye icyo kintu. Nanjye hari abantu beretse kumbaza ati se nk'abasore, si uyu mukobwa wabanza akaba nawe amezi 6 nkabaza tukumva, kandi nabwo nkamenya imico ye ko aribwo byazamfasha, nkabona ko kugaruka n'ubundi ngasaba tukabana byanganye se birakwiye. Kandi ibyo bibazwa n'abagabo n'igitsina gabo, basore kubanza kwezi amezi 6 ibyo hari igihe kimwe nabyumvishemo bakora fiyansaye, muri fiyansaye bakaba babana k'umugore nk'umugabo, ibyo biro biza mu gihugu hanyuma bakazakomeza nyuma. Ariko cyane cyane nk'abakristo ushaka kubaka umuryango wa gikristo, mbibutse ko mu muryango ariho byose bikubiye. Umuryango niho tuzajya mu ijuru turirimba duturutse mu muryango, niho tuzavana abana abazadukomokaho beza bazagira ejo hazaza heza. Yes, muri uyu muryango niho njyewe ndi pasiteri nawe uri umushumba, mvuye mu rugo bitagenze neza n'umudamu wanjye, ku rusengero ntibagire icyo banyitegamo, ntacyo wabaha, ntacyo nzaba. aha koka ese ko nanjye ngiye kubaza kandi bitari byo kandi nari umutumirwa, kuki heza ikintu gituma tuva mu rugo bitameze neza kandi tukagenda hanze tukumva ko nta kibazo, kandi twajya tukigisha ijambo twumva ko twafashe harya koko birakwiye ko tugaruka tukagira ikintu dutanga, cyangwa tuba ni nko kwimahoroniza cyangwa se no gutanga icyo tudafite? Wafashwa gute ataguhaye umugisha? Kuko umugisha wa mbere urawukura mu rugo, akubwire ngo genda amahoro, agusengera Imana ugenda amahoro. Ariko nuva mu rugo bitameze neza, ntabwo n'umunsi wose biri bugende neza, hago waba muri buhure urababwira ibintu biterekeranye. Okay, reka dukomeze muri uwo murongo. Icyangombwa nagira ngo mbabwire ko uyu muryango Imana yawushyizeho niryo shingiro rya byose. Abasore barimo barambagiza babanze babyitondere, kuko aho bagiye kujya n'ahantu hari izingiro ry'ubuzima bwabo busigaye. Hanyuma kugira ngo aya matunda y'uru rugo akomeze, dufite ikibazo cy'iyi miryango. Urajya kubona ukabona mu rugo mugezeyo, ugasanga umuntu ahise yihuta, ntabanje kuha agaciro ubudasa banyu. Hari imiterere y'uwo mugabo mubana, uyu mugabo hari ibintu akunda. Yego, banza umenye ngo uyu mugabo wanjye akunda ibi, umenye ngo uyu mugore wanjye akunda ibi. Abagore bubahwe bakora imirimo myinshi mu gahe gato, ni intwari cyane. Niyo mpamvu wenda tuzayigaruka iyo topiki ivuga ngo kurusha umugore abakurusha urugo. Ariko ni nabyo urebye ingo nyinshi zibana zigatandukana, umugore asigarana abana, ariko umugabo biramugora ko abana basigara yabatungiriye. Ni muri bwa budasa. Yego, muri bwa budasa. Uyu mugore ukora ibintu byinshi mu gihe gitoya akabishobora, abagabo twe ntitubishobora. Twebwe duhagurukira ku kintu twiyemeje kandi gikomeye, twebwe duhagurukana ibintu by'imbaraga
kandi dukora ibintu bikomeye cyane by'imbaraga, ariko ntituzi kuvangavanga. Oya ngo nkore iki, ngo nkore n'iki. Oya, niba nerekeje kuri iki nyihorera, ndakora iki? aho rero niho urubyiruko ruriho ruhurira n'ibibazo, kuko buriya umuntu ukuze uriho utandukana aba afite ikintu bita narihanganye, ntako ntagize. Urubyiruko muri iyi minsi dufite abahungu, abasore bigize nk'abakobwa, kandi imisemburo yabo ni abagabo, ariko we yigize nk'umukobwa kandi imisemburo ni iy'abagabo. Noneho kwa kwigira nk'umukobwa araca bugufi, ari bo babandi ubona batera amavi. Si wagusubiza ubusore watera ivi pastor? Urumva batera amavi. Noneho no gutereta nabishoboraga. bateretewe n'umwuka wera. Noneho Imana yamfashije. yewe Gutera ivi byo rero byaba ari ikindi. Noneho iyo bamaze kubana, kwa kundi yigize umukobwa kandi imisemburo ye n'ubundi imiterere ye ni umugabo. Iyo bageze mu rugo, uyu mwana w'umukobwa atangira kubwira umugabo ati kata, yahita amubwira ati nyihorera, ati wanze kunyumvira. Ugasanga atangiye ya miterere y'umuntu, atangiye kuzamo amakombe. Ugasanga niho iyo iki kintu ntabwo wari wagisobanukirwamo. Noneho kuko wamubwiye nabi, kuko hano atahashobora. Hari aka TikTok nabonye, umugabo bamubwiye ngo atkati igitunguru, niba yarakikoze cyo umugore amwereka kuri telefone, ari wamwerekera ari kuvugira kuri telefone, amwereka ko bakata gutya. Nawe ahita afata telefone ye, nawe abigira gutya akata ubusa. Kandi ubwo yamwerekaga igitunguru ko agomba gukata gutya, nawe arangije afata telefone uko yamubwiye. Ntabonye ko ariho yitaba kuri telefone, ahubwo yashyize hano kugira ngo amwerekere, ahubwo we nawe ahise afata yayishyira aha. Urumva bivuga ngo ibyo uriho umwigisha si ibyo yaremewe, kandi ufite umwanya munini wo kumumenya nawe akakumenya. Bose rero umwe akabyigana avuga ngo iki ngiki ntago wakigenjeje gutya, zandi bakaba zihagurukira. Abadukurikiye nibabanze bite ku budasa bwabo, hanyuma amenye ngo uyakunda iki, uriyakunda iki. Uyu mudamu ukora ibintu byinshi mu gahe gatoya, umenye ko anakeneye kandi kubwirwa amagambo meza. Niba umugore akubwiye abyutse akakubwira ati ayiwe, ati ndumva umutwe we, ati umutwe urandiye, ntabwo akeneye kumubwira ngo kuri farumasi ntuhazi. Dukeneye kumubwira ngo pole, akeneye kuza ukamwegera ugakoraho cyane, ukavuga uti yote harimo n'umuriro. Warangiza utariko utinywa amazi, kandi ayo mazi numubwire ngo ajye kuyizanira, uyamuzanira. Uzi ko mperutse kurwara umutwe, umutwe urandya. Atashye ndamubwira nti kandi umutwe uriho urandya. Aramubwira ngo se nta binini ufite? Namubwira nti ntabwo njye nta binini nywa, sinkunda ibinini. Ariko niba ari Imana, niba yarigaruye, araza ahita nkoraho gutya, umutwe ukira nkumva. Urumva ndaryama ndasinzira. Icyo rero komeza uvuga ko akeneye kuza, akeneye kumutega amatwi. Yego, tukakubwira amagambo menshi dufite, turanayagira. Atamubagira benshi. Hari wigeze kudutera brage, nari brage atubwira ngo bemereye kuvuga 20,000 ku munsi by'amagambo, ngo abagabo ngo bemereye kuvuga 10,000. Ngo muri abo bose ngo iyo umwe atavize case ngo arabivuga nijoro aryamye asinziriye. Uri umugabo ushobora no kumucishaho n'umushyitsi mu rugo, kandi yicaye muri salo ntamubone. Ariko cyagorana ko waza ukinjira simenye n'impumuro yawe yahindutse. Bagabo mumenye iyo miterere y'abadamu banyu, aba ariyo mwinjiramo cyane. Hanyuma ariko namwe bagore, yego, mumenye imiterere y'abagabo cyane. Umugabo ateruye ibintu byinshi, ateruye kimwe arakirukanza. Njya mbitangarira no mu rukundo burya abagabo, abasore iyo batereta aravuga
ese kuki Abasore. aya magambo abona atereta kuki atarakomeza nyine ari mu rugo? Iyo arimo atereta avuga nk'ay'abagombozi. namwe Adamu kureva Ujya kumva aravuze yo switi hati ikinyomoro mapera amatunda ndumva ngiye gupfa ninakubona biragenda gute. Noneho uko yavuga umukobwa aho ari akavuga ati umunsi nzamusanga azampeka ashyireho n'igishora asimbise. yego Yamugeza mu rugo yongere agahita ajya mu kazi. Yajya mu kazi akibagirwa kumubwira ngo aho biriwe rero gute. pastor hatinda ni iki gituma abona ayo magambo amufiyansa mu rugo ntayongere kuyabona? ni iyihe Nshaka mpamvu? umudamu wanjye nageze mu kazi nanjye byambayeho. Ngeze mu kazi ubundi ntabwo mbwiraga tutavuganye, twagiraga igihe kinini cyo kuvugana amakuru meze gute dupanga ubukwe, dore ko twanabupanze mu buryo bwirukanka. wari waramuteye inda se? Oya, namutera inda nta twikomereza. hano baramwiba Rero tugeze mu rugo garukira tugeze mu rugo najya mu kazi umurimo w'Imana ugasanga saa tatu aramamagaye sheri switi wiriwe utiriwe neza asigare ubikwita noneho bijyagire saa tatu sheri wariye kutubima amakuru. Noneho bwajyaga kwira amamagaye inshuro nyinshi, njyewe communication natunanira abagabo, simuhe communication ngo mubwire ngo byagenze gutya. Ibyo kandi nabyo bikababaza umugore bikatubabaza. umugore aba akeneye ko umubwira amakuru nk'uko nawe ayaguha, ariko muri bwa budasa bw'abagabo n'abagore ntibiri gushoboka. Niba mugeze mu rugo yakugejeje hanyuma araturuna paje, naturuna paje ahita atagetinga ku byo kubaka urugo, ku byo gushaka ubuzima bw'urugo. hasta aho ntuharenge Bitavuze ko yakwanze, umbindikiranye bitavuze buretse ko ga yakwanze. kuki nose urwo rugo we ntago abaje kurwubaka, dore aho ubwo wowe umpaye n'amakuru meza. icya mbere menya ko uyu mugore hari ikintu wamubitsemo nicyo aje akurikiye, kandi uru rugo muje kurufatanya, none ugiye kumusaba ko we yubahiriza ya nshingano. Wabyumvise abadukurikiye tujya no ku musozo. Ni ukuvuga ngo wa wundi wa mugabo wanjye nkeneye wa ya makuru ngeze mu rugo kandi ayashaka, aho nyashakiye ziba yambwirira. kandi nanjye mugore nkeneye kugira ngo nce bugufi mwubahe mugandukire niga kumenya wa mugabo wanjye imiterere ye. Ariko ugasanga bise byihindukiza, umugabo agahita avuga ati nkorera ibi ngibi, kandi umugabo avuga ati nanjye nkorera kakandi, akavuga ngo akanga akavuga ngo sinabishobora. kandi uvuga ko wigeze kubimukorera. Abagore akenshi rimwe barekarama ibintu bahawe, barabihawe ariko ntibibwire ko bazanabibona bingana nk'uko babibonaga bitewe na ya miterere. Niyo mpamvu nababwiraga ngo niba mugeze mu rugo, ikintu cya mbere mugomba kubanza mukamenya, banza umenye ngo uyu mugore wanjye akunda iki, icyo akunda ukizirikane ukimuhe. yego Menya ngo umugabo wanjye akunda iki. Nk'abagabo niba ari twese kamvuge 99, abagabo twese dukunda icyubahiro. ni bose si 99 ijana ku ijana. Niba umugabo wakunda ko yubahwa numwubaha ibintu bizatekana bizagenda neza. Abagabo dukunda isuku, naratangaye tuyikunda tutazi kuyikora kuko babasasisha amano. umugabo aragenda yagera mu rugo agakuramo inkweto cyangwa bakamukuramo inkweto bazimukuramo, cyangwa yagera agasanga abazimukuriramo badahari akazikuramo akazirambika aho ngaho n'amasozi akajugunya hari. Yes, yagaruka nyuma y'iminota nka 20 yasanga bya bintu intambara ikarota, kandi nawe ashobora kuba yabikurayo akavuga ngo ariko ngo umwanda wanyu kuri ibikweto biri hano si wowe wabihagize. akata umugabo niba dore twese tubyuka tujya ku kazi, ubyutse umugore abyutse mbere araguteguriye arabitunganyije arirukanse yakerewe ku kazi, wenda we warekipeye uvuye mu buriri nyuma ubushashe
nugaruka na saa sita yanabushashe uhite wirukira mu mashuka kandi ni ku ruzuba garuka usange budashashe garuka budashashe hanyuma intambara irote vuga utari ko kuki umwanda wanyu uburiri kukibutse wose zuryavyeho okay ariko niko bwa budasa niko bwa budasa nyine nabwo mujye mubwubaha cyane hanyuma mwavuze muti tugiye kwegera ku musozo nabizi ko hari ibindi biganiro bizagaruka ariko bimwe ntabwo twasoza tutavuze aka kantu akamenyero bandi bubyita akamenyero abantu iyo barambagizanya biba biryoshye biba ari byiza niyo barugezemo hari ibiba bigikorwa ariko iyo iminsi ishize hari ukuntu haba hakamenyero ugasanga umugore aramenyereye mu rugo yamenyera bya bindi yakoraga nawe cya cyubahiro yari afite akabona yamenyereye haje abana kandi abagabo bafira abana iyo umwana yavutse kuko umwana aravuka kandi wa mugore agiye kugira inshingano nyinshi ahubwo numva kuko mu buhuguro dutanga ubuhuguro bwa gikristo kandi turafashanya umugore n'umufasha ese ko uyu mwana abavutse aje mu muryango kandi tumushaka kuki umugore agiye kujya kubana ku mwana ariko wa mugani wawe bwa buriri naza agasanga budashashe naho ugati nendo nita ku mwana nturi bubyumve kuko abagabo ni wani usanga umwana muri kumwe n'umwana avuga ngo mureke ubwo ajye unyiteho sije mfura none bamfutare se mugore wowe si imfura kuri wowe rega nawe ni imfura kuri wowe urya ngo abagabo ni imfura murakoze cyane ubutaha ahubwo tuzacumbukura aho twari tugeze tucyagure kugira ngo umenye ubudasa bw'umugabo wawe n'umugabo amenye ubudasa bw'umugore we tumenye aho twica ibyuho kugira ngo ryatunda ryere neza kandi ridateje impaka cyangwa ridateje gukarata twifurije abadukurikiye ko amatunda yo mu rukundo rwabo yakomeza kwera yego amen murakoze cyane.